none se kuri icyo kijyatari ubwo bizavamo Barira, isura maze kukubwira mu ghetto ndarira warangiza ukamfata nka best hola kabisa nkuko musanzwe bimenyereye ndi Gadi official peke yake mwenyewe ari nawe Kibamba akizigenza hano murahabona ko tufite umutumirwa kabisa umeze neza cyane uryoshye gatanu kandi afite kamera yiwe tumutunguye kabisa ari mu bintu by'amashuti meze ukuntu ndavuga ati ntabwo amakuru yaducika kuri munsi wa none ngomba kubazanira abasitari beza kandi bagezweho bake basobanutse kabisa namwe murabona imbere y'amaso y'imboni yijisho nkuko muri kutireba nyine amaso okuyandika hanyuma bimeze gute mukobwa amakuru bimeze gute ko mbona ufite kamera ufite bihagaze gute watangira wibwira baduteze amatwi muri rusange amazina yawe uko witwa mbese witwa nde bimeze gute bihagaze gute ufite amakamera mu biganza amazina yanjye amazina y'itata cyangwa se ngite nitwa Kid Bebe ariko Kid Bebe nubwo nitwa nyine Kid Bebe yo man imeze neza uraryoshye ariko ngo kwatwika muri iyi minsi uzanye udushya uravuze ati ngiye ntabwo napfa kuza gutyo gusa amba ngomba kuza nifite buri gikoresho cyose kuko ati abantu hanze abaturya ifaranga byatari ku mafoto bose bakorera tu Kesi cyudashaka Gankoko uboni Kid Bebe tumaze gukubitana nawe kabisa hano muri uyu mujyi namwe muri kwirebera ko ameze neza cyane araryoshye tukaba turi kumwe nawe yatubwiye byinshi agiye kuzana ariko navuze ati aya makuru ntabwo dushobora kuba twayihererana byabaye ngombwa rero ko Gadi official kabisa pekake mwenyewe nkuko nasimbuka nyine nkabazanira amakuru y'abastari abagezweho meza cyane woni Kid Bebe Bene se meze gute Abuse uri mu mashuti video zigeze ndi kuzikora zigeze kure tu ubizigeze kure kabisa hanyuma se ku ndirimbo ufite bimeze gute numvise ngo uri umuhanzi umeze neza cyane fresh bituma afata rutema ikirere kugira ngo byibuze mbashe kuba nakugeraho tunaganire nyine unaduhaye amakuru nibyo cyangwa no kukubeshyira Urugwe ni kisawungu amakuru legenda ubu nyine nando ivugira usa ku musozi nyine ubwo nibyo ubwo nibyo niko gahunda zimeze byibuze akapera ho gato yakunda indirimbo ese nimba igiye gushyira hanze yitwa gute kwanze iyo ndirimbo cyangwa yitwa Beso yitwa Beso banjye abafite Beso Beso y'imisi none se ushatse kumbwira ko nawe nyine umwana w'umutunga wa Beso gasanga kabaye ibintu byabaye wane Beso kabisa ariko nyine ngene n'ubusha ngo ni Bizu ako n'ubundi Bizu ziraza hagati ya Beso okay Zahura nyine nongongo kabisa barandiko wane n'umukobwa umeze neza cyane kabisa ari ku kifungo cya dungeon na kamera yo yavuga ati njyawe nabo best ngomba kuza nyine tukara kuntu twabigenza hanyuma indirimbo ikaba yagera hanze imeze neza cyane gatandatu kandi icyo agusaba nyine nawe urabyumva ni kakantu ka subscribe hanyuma se bimeze gute tujya twisanga hagana he County zaza yitwa gute ni Bezo n'ubundi cyangwa se no song YouTube channel indirimbo ku ndirimbo ugiye kuzana indirimbo ni Beso by Kid Bebe ku kiwa yise Bezo not Bizu Bezo no Kibizu Beso reka dukomeze nyine uko ibintu bimeze inuko nguko nyine indirimbo ije yitwa icyo twagusaba no kuba wamukurikirana agatandukanye kandi kugira ngo byibuze ibintu bize kuba byamera neza cyane ngewe ndi Gadi official peke yake mwenyewe mba ngomba kukugezaho amakuru aba ameze neza cyane gatandukanye kandi ukeneye kwamamaza cyangwa se nawe ko wazamura impano zawe waduhamagara kuri 0832 hanyuma ibintu bikaza kuba byagenda neza cyane fresh nakubwira ati mba ngomba kuzanira amakuru y'impamo atariho ivumbi kabisa ewani asesuye ameze neza cyane none se kuri icyo kijyatari ubwo bizavamo man urabona bizavamo
hanze hanga abasore turagukeneye nakidebera abakeneye nakidebera baradukeneye cyane ganzo korera hanyuma se iraza mu gihe kingana gute ntabwo nta byumweru bitatu hanyuma sasa rero duhe akapera byibuse ko ngira bwa akapera ayo ngiyo igiye kuza akapera kabisa ewane twinjira muri mutu yayo kabisa Mbarira Nabaza kukubwira mu ghetto Ndarira Warangiza ukamfata nka besto ati ndarira ariko waje ukampoza this man show besto Ainda akagora ntango besto besto sha ariko ni mugabanye nyine bagabanye injuga siko se besto bagabanye injuga wani injuga ziba zigomba kuba azagabanuka zikajya hasi neza cyane hanyuma mu buzima usanzwe gukora iki mu buzima usanzwe umunyeshuri ntabwo bizakugora kuba wafatanya amashuri oya ndasoje urashoje ani mpamvu uza ati reka byibuze nsoze nkora n'akazi nsoze mvuga okay banzi ndasoza ntangira kandi ikindi rero umuntu agomba gusiganwa n'impano kuko impano ziracyavuka so uvuga ngo urahagaze ngo uzayerekana mu gihe kizaza kandi utazi iri kuvuga uko zimeze no ugomba gukora kabisa uwo nguwo ni nyiri indirimbo nyina ati ni bezo nimba ari besto wani besto kabisa icyo nagusaba nuko wasimbukira kuri YouTube channel yiwe hanyuma ukaba wamuhereza subscribe kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza cyane sibyo gusa dufite n'abandi bafatanye ibikorwa hirya no hino harimo Irene Crown nawe wasimbuka byibuze ugakika subscribe wajya kuri God Official ibintu byose bikaba byagenda neza cyane gatandukanye kandi nimba ukeneye kuramya no guhimbaza Imana hari amacyo atandukanye harimo nka ijambo ry'Imana TV ibintu byose bikaba byagenda neza cyane sibyo gusa no kuri God Official hose mpabaye gatane kukanje nakubwira ati niba ukeneye kuzamura YouTube channel yawe we monetization hanyuma ujye ukora byibuze uvuga ati nanjye mfite coffee magazine za kabisa nkuko ubona ko no musari dufitanye imbere yacu navuga ati nanjye ngomba kuza nyine coffee nkari kiri gitaneza cyane ariko narifite ko ewani we avuga ati ngiye gikoresho ngomba kuza nkifite bikano kose kabisa kuri kamera yiwe ariko byibuze gato gusa tukiranga iyo kamera yo gusa nk'amafaranga ngari yigise $1 yawe $1 ntabwo nyibuka ibintu byaguhenze ntabwo wafata ibiciro byose apana gukira ibanga hanze rigeze nakabuze okaziyo cyangwa ukwanga ko watambuka bagakubita za gatatu batanyicira mu nzira batakwicira mu nzira izo filime se ko muri zihenze cyane no ntabwo ari filime ni rinete zisanzwe n'iz'amaso bisanzwe ariko nkeka ko zaguhenze ibyo biza ababyeyi none se hanyuma avuze ku babyeyi uje mu muziki ntago bisa nkaho bavuze ati wite ko ugiye mu muziki utarasoza amasomo neza ntabwo ushaka akantu kuntu ka compression kuntu n'ubundi nibyo bisa nkaho ushaka kubangama ku masomo yego ntabwo nabihakana gusa none nyine burya baravuga ngo icyo umutima ushaka amatagurana itabi sinanze ishuri ndarikunda cyane kandi nziga n'umuziki ndawukunda so ngomba kubikombina 50-50 hose bikagenda neza cyane byibuze nk'umuvandimwe wawe uzi ko ugiye gukora kano kantu ninde umuvandimwe wawe uzi ko ugiye gukora kano kantu ugiye gusohora umuziki hanze ugiye gushyira hanze abantu bamwita Isa unampenda sana kwa nini ni rafiki yako kwa moyo ndani tu okay ganga karera byibuze ni iki wabwira abafana we n'abadutize amatwi muri rusange cyo nabwira abafana nyine ndabakunda cyane pe ese cyane nko ku bantu basanzwe bazi ibikorwa byanjye ntabwo nangiye ajoro yego nibwo tangira kurya nyine bwo kwamamara cyane kugira ku rwego wenda kuri hejuru ariko hari abandi banzi wenda dukorana hasi abo ngabo kambabwire ko mbakunda cyane kandi niteguye kubaha ibintu byiza nk'uko bajya babisaba bakavuga ati utuntu twawe nyine ntukadushyire hasi ngo nyine ushirikije nyine zamura sinange rero I promise them yuko
I'm ready kabisa ewan n'abandi rero ndifuza yuko nyine just bamfora bakareba ibikorwa byanjye kandi nanjye ntabwo nzabatenguha yes ntabwo biri muri gahunda yanjye nagize ngo ugiye kuza nyine nk'aba bandi ariko ujya kubona umuntu araje akoze afite n'igihangano cyiza bajya impano nziza imeze neza fresh ariko afite nyuma ugasanga yahagaze nta ferenzi tukamubura wowe ntabwo ariko bimeze ugiye komeza uduhereza umuziki naje nafashe decision wafashe umwanzuro kabisa birimo neza byibuze kugira ngo bino bintu bikuzemo birashoboka ko ufite nka leur model ushobora kuba wararebeho runaka leur model wawe kugira ngo bino bintu bizemo neza ni nani nta muntu ubara rumodo uburyo utanafite urumodo sinzi ikibazo waba ufite kuko byose dukora turakopera murakopera so agati aho ngaho yego hagati aho risari umunyanigeria mwigeze muhura twarahuye rimwe se kabiri se ntabwo nari nk'unyenda ndeka kureba indirimbo yasohoye uhurira kuri tv ikiganiro ari kuri tv tugahura aba ari no kundeba niba mbona ari kundeba arimo arakureba hanyuma tuje mu gihugu cyacu utubwiye kuba hanze ninde ubona byibuze ubikora neza vuga ati nanjye nshobora kwikuba kabiri kuri we cyangwa se inshuro ndwi zirenze kuri we mu gihugu cyacu mbona ubikora neza twabeshya tujye twemera abantu twemera dukurikiza amarangamutima kenshi kuko umuntu agakunda ariko si ibyo kubeshya ewan akora umuti Bruce Melody ijambo riri kuri Bruce Melody nk'ubu ngubu ndamutse mvuze ati reka mbahuze nshaka ko byibuze umunsi umwe nzaguzana Bruce Melody n'icyo wamusaba icyo namusaba ikintu cya mbere namusaba pe bitewe n'ukuntu nyine mbona akubiye umuziki indirimbo zose nyine ziramba ubundi inkuru ritarasohoka agitangira kwandika imyonga mba ntakuru banagiye wagezeho watakayemo kera kare ubu ngubu ni Bruce Melody kabisa avuga ati nakifuza gukora nawe indirimbo byibuze mwakorana akapera cyane ibintu bikagenda neza cyane hanyuma se tugarutseho gatoya inyuma ku byo watubwiye ati njyewe ndimo ndasoza amasomo wumva nta kandi kazi wakora kitari umuziki gusa ntabwo bibaho akandi kazi nzakora katari umuziki umuntu wo kwiga n'ubundi nzakomeza kwiga ntabwo nsoje kwiga uzakomeza wowe nige ese n'umuziki nzawukora ariko ndi no kwiga none se dufite nk'abantu ingero nyinshi z'abantu baje mu muziki babona amafaranga bakona amafaranga atangiye kuza afitanye umukabona bahise bacika intege ibyo mu ishuri babivuyemo twizere ko utaje kugira ngo utakaze ishuri ahubwo uje kugira ngo ukuze ubumenyi ku mpande zombi amafaranga aboneke n'ishuri naho ukomeze uzamuke niko bimeze nanjye si impamvu mubwiye ngo akazi mfite kandi kari imbere yanjye muri kwiga mfite amasomo menshi ugomba kurangiza ni iki wabwira nk'abariya byibuze babaza bagacikira ntabwo ari byiza kubera yuko n'ubundi wa muziki ukenera ubumenyi n'ukuri none se umuziki ushobora kuwukora wagira gato ugasanga ntabwo uri guhirwa cyane ibintu bibaho ugasanga ugize furemutsoke wagira gato ugasanga impano ziravutse bakuvuyeho bagiye ku bandi so ntabwo hamwe nyine ngo baze nyine haza abandi usange uvuye mu nzira uri tete vide mu mutwe nta kintu uzi ariko mu gihe ufite ikindi kintu uzi sibyo ushobora kujonika akazi kawe njye wantunguye kubona umuntu w'umusista avuga ati ndi ku intebe y'ishuri ndanakora nkora n'akazi bivanga gute gukamera no ku ntebe y'ishuri bivanga gute ndabivanga byose ni akazi kandi pesa kabisa kama hakuna pesa maisha ni bad kabisa hanyuma se ni byibuze bagenzi bawe bavuga ati njyewe nzacungira mu rugo ubwo ni ku bakobwa niki wababwira mu kwitinyuka kuko nkawe waritinyutse ukora ikintu cyiza ndabasure cyane ko barambabaje ngo bazagira ute abo barambabaje barekenye ntibaraye ngo bazagira ute abacungira nyine kuvuga ati mu rugo bizagenda neza abo
birambabaje. Tugarutse ku ndirimbo ya gato tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, byibuze watubwiye ko ubikora kuko wumva ko ubikunze, ukajya mu muziki wumva uwukunze. Byibuze kwagukunda wa muziki wawe no gukora izo ndirimbo, wumva uzaririmba indirimbo za secular gusa ntabwo wajya mu gospel? Gospel. Gospel ngiye ngenda giza amahimbazwa. Wamenya ko ari Kid Baby. Muri gospel ukunda nde? Muri gospel. Mbonyi. Okay, mu minota mike dusigaje dusoza ikiganiro, gira byibuze ijambo wabwira abakunzi bose, hanyuma natwe dusubire aho twavuye. Ikintu kimwe nabwira abakunzi, nanjye ndabakunda cyane. So nimba nkunda, nanjye ntabwo ndabakunda. Even uba utankunda nge sinkwanga. So just follow. Okay. And then remember to subscribe. Yes. Yeah. Okay. Share. Okay. Yeah. Murakoze cyane ngango ko kabisa nanjye nakubwira ati ndi Gadi official peke yake mwenyewe, simbukira kuri iyo YouTube channel, hanyuma ubahereze subscribe rakubwira ati ngiye ikintu cyambere anuko ngukunda ngoza ku mutima kuba nkunda nanjye mbikuba kabiri, hanyuma ndetse ngo n'abatankunda nabo nyine bose mba mbafite ku mutima, icyambere no kuba ufite umutima mwiza w'igikundiro mukunde kuko nawe agukunda. Reka nkubwira ati wakoze kudukurikirana, wakoze kubana natwe, ikosa n'ibindi kuba wavanaho urushinge, gerageza ukomeze ubane natwe, hanyuma natwe tuzagaruka turi kumwe pamoja umunsi kundi. Bye bye.